umwanya wa mbere we yarawubuze n'uwa kabiri dushaka ko ejo ubura kandi ntabwo bizarindira ko match irangira. Mita ya mbere izarangira umwanya wa kabiri nayo uvuyeho. Ibyo rwose byo tubibabwire bazaze turebe match tuzabakira neza, abafana baze tubakire neza, ariko amanota yo bazayasiga hano kuko twe turayakeneye kubarusha. Cyane cyane boko nubundi iyo ugeze aho ushaka umwanya wa kabiri uwa mbere waragiye ureba ubwo n'uwa kabiri nta mpamvu yo kubizera. Twe dukeneye amanota kubarusha kandi kwitegura byo nabo biteguye, ariko aya manota yo azasigara hano cyo baze bakiteguye, ahubwo gusa bamenye n'uburyo biyakira. Impamvu twabashyiriho n'umuryango wo gusohoka utandukanye no kwinjiriraho kugira ngo aho bazaca basohoka twateguye n'abantu bazabakira bazaza bite. Uyu ni umukino ushobora kuza guhindura ibintu byinshi cyane muri shampiyona y'u Rwanda. Ikipe ya AS Muhanga yahize ko byanze bikunze igomba gutsinda ekipe ya Rayon Sport kandi mu buryo butangaje, uburyo bworoshye. Bamwita Gatera Musa. Yavuze amagambo akomeye cyane agaragaza ko biteguye neza uyu mukino, cyane ko barwana no kuguma mu cyiciro cya mbere. Ntabwo ari ibyo gusa, ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwatangaje ko Rayon Sport ishobora gutsindwa kare mbere y'uko igice cya mbere kirangira. Ese koko Rayon Sport iraza kwemera gutsindwa gutyo? Ese koko Muhanga iraza kubona amanota yifasha kuguma mu cyiciro cya mbere? Ese uyu mukino uzagira ingaruka ku gikombe cya shampiyona? Hari n'ibibazo by'imisifurire byagarutsweho bishobora kongera ubushyuhe muri uyu mukino. Uyu mukino rero utegerejwe uyu munsi ku itariki 6 Gicurasi. AS Muhanga na Rayon Sport. Wowe kanda subscribe, ukande na like, mwinjize muri uyu mukino neza. N'igitekerezo cyawe cyuko wumva umukino ushobora kuza kurangira. Amasegonda 5 ukora ibyo ngibyo ngubwiye gusa, ubundi mwinjize muri uyu mukino ukuntu ushobora kuza kugenda. Uhe prediction, uhe byose uko abakinnyi biteguye, impamvu ishobora kuza kuba ari intambara itoroshye. Mugiro shampiyona y'u Rwanda igeze aharyoshye kurusha ahandi hose. Umukino ugiye guhuza AS Muhanga ndetse na ekipe ya Rayon Sport watangiye kuvugisha benshi imbere y'umupira yuko umupira uterwa. So umukino usanzwe rero ni urugamba rufite ibisobanuro bikomeye ku mpande zombi. Ku ruhande rwa AS Muhanga si ibintu bishyashya kubera yuko iyi kipe iri mu bihe bikomeye, aho buri mukino isigaje ari nk'ubwiza n'urupfu. Amanota 28 bafite ntabwo ahagije, kandi kuba bari ku mwanya wa nyuma bituma buri kosa rito rishobora kuba byabashyira mu manga bakaba basubira mu cyiciro cya kabiri. Ariko kandi aho kugira ngo bagire ubwoba, bahisemo kujya ku rugamba bafite umutima ukomeye. Umutoza w'iyi kipe ya Muhanga Gatera Musa ntatinya kuvuga ibyo atekereza. Mu magambo ye yuzuye icyizere ndetse n'ubushake yatangaje ko biteguye gutsinda ekipe ya Rayon Sport uko byagenda kose. Yibukije kandi ko nubwo bahanganye n'ikipe iri guhatanira igikombe, nabo bafite intego ikomeye. Iyo ni intego ni ukuguma mu cyiciro cya mbere. Ayo magambo rero yatumye abafana ba Muhanga barushaho kugira icyizere, batangira kwizera ko bishoboka koko. Ntabwo ari ibyo gusa kandi ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga nabwo bwashyizeho akarusho ukongera igitutu kuri Rayon Sport. Vice Mayor w'akarere ka Muhanga bamwita Mugabo Gilbert yavuze amagambo akomeye cyane atangaza ko Rayon Sport ishobora gutsindwa hakiri kare, ndetse mu gice cya mbere ibintu bikaba byamaze kurangira. Ibyo byazamuye amarangamutima ku rwego rwo hejuru, bituma benshi bibaza koko niba ekipe ya Muhanga yaba ibasha gukora ibi bintu. Yabibitse ikintu kitazwi, ariko se ku ruhande rwa Rayon Sport ho bimeze bite? Ekipe ya Muhanga koko yabiri buze igahondagura Rayon Sport nk'umwana w'uruhinja? Rayon Sport izwi nka gikundiro mu rugamba rukomeye rwo kwegukana igikombe cya shampiyona. Nta kosa na rimwe bemerewe gukora, amanota yose ni ingenzi. Gutsindwa uyu mukino byaba ari igihombo gikomeye cyatuma amahirwe yabo agabanuka cyane. Ibi bituma bazinjira ku kibuga bafite igitutu gikomeye, ariko nanone bafite ubunararibonye bwo guhangana n'imikino nk'iyi. Ikindi gituma uyu mukino urushaho gushyuha ni ibibazo by'imisifurire byagarutsweho n'umutoza wa AS Muhanga. Yasabye ko habaho ubutabera mu mukino, yibutse ibyabaye ku mukino yashize byavuzweho utishimirwa.
ibi bishobora gutuma buri cyemezo cy'umusifuzi cyitonderwa cyane n'abafana ndetse n'abakinnyi. Ku rundi ruhande kandi AS Muhanga izakina idafite bamwe mu bakinnyi b'ingenzi mu bwugarizi, ibintu bishobora kuyigora cyane mu guhangana n'ubusatirizi bwa Rayon Sport busanzwe bukomeye. Ariko rimwe na rimwe mu mupira w'amaguru ibitagenda neza bishobora guhinduka amahirwe, abakina bashobora gutungurana bagakora ibirenze by'abantu batari biteze. Mu myitozo ya nyuma rero amakuru ava i Muhanga avuga ko ikipe iri mu mwiherero, abakinnyi bafite morale iri hejuru ndetse banashyiriweho agahimbazamusyi kongerewe. Ibi byose byerekana ko nta gusubira inyuma, ahubwo ari ugushyira imbaraga zose ku mukino umwe ushobora kuza guhindura amateka yabo. Abafana nabo ntibicaye ubusa. Mu mujyi wa Muhanga haravugwa gusa uyu mukino, bamwe baravuga ko ari amahirwe yo kwereka Rayon Sport ko nta kipe no ibaho mu gihe irwanira ubuzima bwayo bwo kuva mu cyiciro cya mbere. Abandi bo baravuga ko kandi Gikundiro izaza yiteguye kandi izerekana itandukaniro ryayo. None wowe uri kunyumva kandi unkurikiye, ese koko Muhanga izashobora gutungura itsinde iyi kipe ya Rayon Sport iri guhatanira igikombe cya shampiyona, cyangwa Rayon Sport izerekana ubuhangange bwayo, uburambe bwayo ndetse n'ubushobozi byo kuyihesha amanota 3 maze ikomeze intambwe igana ku gikombe? Ibisubizo byose biri mu minota 90, ariko gusa wowe ikintu ngusabye ni kimwe: kora like, ukore na subscribe niba utarayikora, ubundi duhurire mu zindi nkuru. Uyu mukino ntabwo ari umukino wo gucikwa, mwese muze tujye Muhanga kuwureba.